haleluya haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije bwoko bw'Imana, ndaramutsa aho mutuye hose ku isi. Imana ibaha umugisha kandi mbashimira uburyo ki mufasha gusenga, uburyo ki musengera ku bw'umurimo w'Imana, abakora kuri subscribe, abandika commentaire. Uwiteka Imana abahezagire. Dushimiye Imana rero kuri aya masaha, Imana impaye umwanya wo kugira ngo mvuge ku ijambo ryayo, twibukiranye icyo Uwiteka dushakaho cyangwa icyo Uwiteka tubwira kuri uyu munsi wa Mungu. Yesu ashimwe. Reka tubanze dusenge Imana kuko niyo idushoboza byose. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo, ndagushimira kuri Imana igira neza, ndagushimira kuri umukozi w'umuhanga. Mu izina rya Yesu tugejeje amasaha kandi warinze ubwoko bwawe hirya no hino. Nuko rero Kristo Mesiya, ngwino ubane natwe muri iki kiganiro, utsinde imbaraga z'abadayimoni, ukureho imyuka mibi yose y'ikuzimu, imbaraga z'abakonikoni zose zikurwaho ku bw'izina rya Yesu, amen. Rero Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho 3 n'umurongo waho wa 7. Umutwe w'amagambo haravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Umurongo wa 7 bakavuga ngo Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye gutaka k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero ni ukuvuga ngo muri ibyo bintu byose, iri jambo riraduha igisubizo cy'uko Uwiteka yabonye imibabaro yawe, cyangwa se Uwiteka yumvise gutaka kwawe. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo ni ijambo ry'ihumure riri kubwira abantu bamaze iminsi batakira Uwiteka, abantu bari gutakira umurimo w'Imana, abantu bari gutakishwa n'ibibazo barimo. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Haleluya. Data wa twese nahimbazwe. Abantu bari kurira umurimo w'Imana, Imana itugirire neza, kubera ko hari abantu barimo kubayobora babayoboza igitugu, hari abantu barimo kubayobora babatoteza. Imana itugirire neza. Aho muri ino minsi nabonye n'abayobozi batinyuka kwinjiza ibendera ry'abatinganyi mu nzu y'Imana, biteye ubwoba. Ariko ndagira ngo mbabwire, mwebwe abahagaze, mwebwe bari gusenga, mwebwe abapfukamye muri kurira umurimo w'Imana, Imana igiye kubasubiza, Imana igiye kubatabara, kuko Imana iri kumva amarira y'abarimo gusenga. Imana itugirire neza. Birashoboka ko nawe ufite ikibazo runaka, birashoboka ko ufite ikibazo cy'ibibazo byawe mu rugo, by'ibibazo byawe umaranye igihe, ariko Uwiteka Imana arakubwiye ngo humura, gutaka kwawe n'imibabaro yawe Imana yarabibonye, Imana yarabyumvishije, byageze mu matwi y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arangije iri jambo, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo bwira Abisiraheli, kuko numvise gutaka kwabo kandi nabonye imibabaro yabo. Abanyegiputa barimo kubakoresha, bari kubakoresha imirimo y'uburetwa, ngiye kubatabara. Yesu nashimwe. Kandi Imana itugirire neza, ngiye kubatabara mbakure muri icyo gihugu. Imana ishimwe, mbajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya.
Mose aragenda abwira ubwoko bw'Uwiteka, abwira ubwoko bwa Isiraheli. Imana ishimwe, nk'uko uyu munsi wa none nanjye nje kukubwira ngo humura, Uwiteka yumvise gutaka kwawe, amanuwe no kugutabara kugira ngo agukure muri icyo kibazo urimo, muri iyo mibabaro urimo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Data wa twese nahimbazwe. Birashoboka ko uyu munsi wa none wari uri mu kibazo runaka, wari uri mu bibaro runaka, ariko Uwiteka amanuwe no kukugirira neza, amanuwe no kugutabara, akuvanye muri ubwo buretwa wari urimo. Hari abagutotezaga. Imana ishimwe ko Imana igiye kugutabara, haleluya. Data wa twese nashimwe cyane. Rero ni ukuvuga ngo niwakire ubutabazi bw'Imana, niwakire kugirirwa neza n'Imana, kuko Imana ije kuguhanagura amarira, Imana ije kugukura muri uwo mubabaro umaranye iminsi, Imana ije kugukura muri iryo totezwa umaranye iminsi. Imana itugirire neza. Sinzi ikibazo cyari kikwicariye, sinzi ikibazo cyakurizaga. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Birashoboka ko uri kurizwa n'ubuzima uhagaze, uri kurizwa n'indwara, uri kurizwa n'imiryango, uri kurizwa n'abagukoresha, uri kurizwa n'abayobozi gitoya, uri kurira umurimo w'Imana kubera igitutsi cyagiye ku murimo w'Imana. Aho usengera, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nabonye ko hari n'abapasiteri batinyutse kwinjiza idarapo ry'abatinganyi ahera h'Imana, ku ruhimbi rw'Imana. Biteye isoni, ariko ndabwira abantu bari kurira kubw'umurimo w'Imana ngo nimuhumure. Data wa twese aje kubisobanura, Data wa twese aje kubacangurira. Imana itugirire neza. Imana ije guhirika ingoma y'ubwami butimitswe nayo. Yesu ashimwe. Imana tayazenekire bontaye mandoni shayinire bofaya mangaya ere bontaye. Uwiteka agiye guhirika ubwami butimitswe nayo. Imana igiye guhirika ubwami butimitswe nayo. Imana igiye guhirika ubuyobozi butimitswe nayo. Yesu nashimwe, kugira ngo Imana iruhure abantu bayo, kugira ngo Imana tayazenekire bontaye orabayasire bontaye, kugira ngo Imana ibashe guhanagura amarira y'abantu bari kurira. Imana yacu nishimwe. Imana ije kubakura muri ubwo buretwa. Bene data, nimuhumure. Uwiteka yumvise gutaka kwanyu, yabonye amarira muri kurira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero nk'uko Imana yatabaye ubwoko bwa Isiraheli ikabukura kwa Farawo, ndagira ngo nkubwire ngo Farawo wari ugutoteje, Imana iramugukijije mu izina rya Kristo Yesu. Birashoboka ko wari ucitse intege, birashoboka ko wari wihebuye, birashoboka ko wumvaga Imana itakumvishije kubera igihe umaze mu kibazo, ariko humura. Uwiteka Imana arakubwiye ngo komera ushikame. Aje kugutabara, aje kugukenyeza, aje kuguhanagura amarira. Yesu nashimwe. Reka rero dusengane Imana, kuko wari umaze igihe ucitse intege, wari uri mu kwivovota, wumvaga ubuze ahantu namwe wakwerekera, ariko Uwiteka Imana aje kukuramira kandi Imana ije kukugira neza. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Mana, ngushimiye kubw'ihumure ry'ijambo ryawe uduhaye mu izina rya Kristo Yesu. Ngushimiye kuko uri Imana ije kuruhura abarimo kurira. Ndagushimiye kubw'ibisubizo umanuriye ubwoko bwawe mu izina rya Kristo Yesu. Nuko rero nyaguhora ku ngoma Imana, sengeye abari bacitse intege, sengeye Mwami abari bamaze kugutera umugongo babarire mu izina rya Yesu. Bari mu gushidikanya ubagirire neza, ineza y'Imana ibaganze kandi babone ukuboko kwawe mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo. Amen, amen.